dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Dukomeje rero umutwe wa 13 w'igitabo cy'ibyahishuwe. Uyu mutwe ukavuga ku bikoko bibiri. Ibyo bikoko rero twabonye ko ari shitani, ariyo nyamurwanya Kristo, ikoresha ububasha bwose ifite kugira ngo ituke Imana, kugira ngo ikure abantu b'Imana mu murongo muzima maze bajyane mu kurimbuka. Muvandimwe mwiza rero, nk'uko Bibiliya ibitubwira, ni igihe cyo kugaragaza ubwiyumanganye n'ukwemera by'abatagatifujwe. Iki ni igihe turimo. Aya magambo azahora ari ay'icyo gihe, mbese ni igihe abemera bazahoraho kandi bagaragaza ikimenyetso cy'ukwemera kwabo, bakagira ubwiyumanganye, bakemera kubabazwa naho baba bababazwa, ariko bakemera kubabazwa kubera Kristo nawe wababaye kugira ngo adukize. Muvandimwe mwiza rero, aya magambo ni amagambo atureba. Tugiye gusubukura rero iki kiganiro kubera yuko aho twacumbikiye ubushize ntabwo twari twarangije iby'aya magambo. Tugira gukomeza, tuzakomeza kugeza ku ndunduro y'iki gitabo. Nta jambo na rimwe tuzasimbuka, nta mutwe n'umwe tuzasimbuka, kuko nta n'umwe utubereye urujijo. Nk'uko abantu benshi bajyaga babitubwira ko igitabo cy'ibyahishuwe ngo ntabwo gisobanutse, ahubwo rero kirasobanutse cyane, kandi kitubwira ku rugamba rw'abana b'Imana na Sekibi, umwanzi wacu, cyangwa se umwanzi wabo nyine. Muvandimwe wanjye nkunda rero, gira amahoro ya Kristo. Ugiye kuganiriza uyu munsi ndi Umumararongo Marie Louise. Nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi, cyari gifite amahembe abiri nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Cyakoreshaga ububasha bwose bw'igikoko cya mbere mu maso yacyo, kigategeka isi n'abayituye gusenga igikoko cya mbere. Cyari cyakize uruguma rwajyaga kugihitana. Icyo gikoko cya kabiri gikora ibintu byinshi bitangaje, kugeza naho kimanurira ku isi umuriro wo ku ijuru, abantu bose babireba. Bityo kiyobya abatuye isi kubera ibyo bitangaza cyari cyahawe gukora mu maso y'igikoko cya mbere. Kibwira abatuye isi kwimika ishusho yubahiriza cya gikoko cyari cyakomerekejwe n'inkota, none kikaba ari gitaraga. Nuko gihabwa ububasha bwo guha ubuzima iyo shusho y'igikoko cya mbere, ku buryo iyo shusho ibasha ubwayo kuvuga, maze igategeka kwica umuntu wese wanze gusenga ishusho y'igikoko. Nuko abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. Ubu rero ni igihe cy'ubushishozi. Umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu.
uwo mubare ni 666. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ikibeho hano iwacu wadusabye gusenga, kwihana no kwisubiraho kugira ngo tudahanwa. Iyo ni indirimbo nahimbiye Bikira Mariya, ariko kandi koko irimo amagambo atubwira ukuntu ikibeho hano iwacu mu Rwanda, kuko ngiye uri kuvuga uyu munsi nicaye mu Rwanda. Hano iwacu rero mu Rwanda ikibeho Bikira Mariya yarahaje, atubwira ko tugomba gusenga cyane kugira ngo tudahanwa, tukisubiraho, tugahinduka, tugasenga. Ibyo rero ntago abantu bakunda kubikora, cyane cyane ko burya abantu baba batumva impamvu yo kwisubiraho, impamvu yo guhinduka, impamvu yo gusenga. Rero kuri ibi bikoko bibiri n'ubundi turacyabwirwa aya magambo yo kwisubiraho, guhinduka no gusenga. Ibi bikoko bibiri twamaze kubona ko ari bya nyamurwanya Kristo. Ibi bikoko bibiri twamaze kubona ko byahawe igihe cyo kuba bikora. Hari igikoko kimwe cyari gifite uruguma rwajyaga kukica, ariko gihabwa ubasha n'ikiyoka. Cya kiyoka rero kizura, mbese wa mutwe urazuka, urazanzamuka, nuko igikoko cyongera kugira ububasha bukomeye. Haje rero ikindi cya gatatu, ngo nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi. Ubwo twamaze kumva ko ubushize twarabiganiriye, uvuga ngo ahananuriwe ku isi, none arazamuka agana ku isi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari kuri iyi si y'ubutaka dutuye, ahubwo aho cyahananuriwe ni mu kuzimu, ariko hitwa ku isi none rero, cyangwa se mu isi. None ikindi gikoko rero kirazamutse, kiri kugana noneho ku butaka, kiri kuza gisanga abantu. Cyari gifite amahembe abiri nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Amahembe abiri nk'intama rero ni ukuvuga ngo intama, ubundi iyo bavuga ngo umuntu ni intama, runaka ni intama, mbese ni ugutuza. Cyagaragaraga nk'igituje, ariko cyifitemo ubumara bw'inzoka. Ni uburyarya rero. Ubu ni uburyarya mbese buje mu cyayenge. Bikira Mariya yaratubwiye ikibeho ngo kwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge. Ni iki ngiki rero mu cyayenge, mu mayeri. Nk'intama bivuga bati yitwaye nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Ntabwo nzi uko inzoka ivuga, ariko ntabwo yavuga nk'ikiyoka idafite ubumara nk'ubw'inzoka. Ni ukuvuga ngo ni ba bandi bita ba rwica ruhoze, wa wuntu ufite mbese ikintu cyitwa uburyarya, akakuryarya. Mbese ba bantu bakwereka ko bagukunze rwose, ariko bifitemo ubumara. Muri iki gihe bareze, barahari benshi cyane, aho usanga rwose abantu kwa muganga bari kugemurira abarwayi batagira babagemurira. Kumbi ibyo bintu bagemura ari ibintu bari gukura ikuzimu, ari n'amakondisiyo ya shitani bari gukoresha. Ibintu biriho uyu munsi byakoreshaga rero ububasha bwose bw'igikoko cya mbere mu maso yacyo, kigategeka n'abatuye isi gusenga igikoko cya mbere cyari cyakize uruguma rwajyaga kugihitana.
ni ukuvuga rero ngo ni cya gikoko n'ubundi kivuye ikuzimu, nubwo kije kiyoberekanyije kikaza kigeze nka marayika w'umucyo, ariko ni shitani igaragaye nyine, ni shitani ije. ni ukuvuga ngo kiraza gikomeze gushyira abantu mu byaha, gikomeze gusaba abantu kuba mu bibi, kandi cyari cyaje kigaragaje nka marayika w'umucyo. Uyu munsi rero hari amatorero menshi, niyo mpamvu abantu bakwiriye kwitonda cyane. Amatorero menshi y'abavuga Imana ariko akorana n'ikuzimu. Ibyo bintu biriho pe. Hari igihugu nigeze kujyamo cyo muri Afurika, njya mu isoko ryaho sanga hari ibintu bacuruza ngo by'imiti, mbese babyita imiti. Ariko umuvandimwe nyine twari kumwe ndamubaza ntese hariya ni ibiki, arambwira ati ni babandi bacuruza ibintu by'ububasha nyine, ubwo uragenda ukagura utwo duti, ibyo biti nyine, mbese baba bafite ubwoko bunyuranye bw'imiti. Hari imiti nyine baguha ugatangira nyine kujya ukunga ugira igikundiro, hari imiti baguha mbese byinshi ni byinshi cyane. Burya abapagani bagira byinshi cyane. Hari n'ahantu mperutse kujya kuvuga ubutumwa, yego nibyo, umuntu arahaguruka atanga ubuhamya avuga ukuntu yari yaragiye mu bapfumu, ariko aza kugarurwa n'izi nyigisho nyine aragaruka. Yari yaragiye mu bapfumu rero aravuga ati umuntu muzima ugasanga baguhaye ibiti, igiti cyumiranye bakakuha ngo ujye ukigendana, ugasanga baguhaye igufwa ry'inyamaswa yapfuye kera, ukajya wirwa ubigendana. Ati ibyo ngibyo rero barabimpaga, ati nuko ati nza kubona ko hari ibintu by'amafuti, mbese yari yarabiretse yabivuyemo. Ahangaha rero muvandimwe, icyo nashakaga kukubwira nuko muri iyi minsi ibyera byose ntabwo ari amata. Uritonde cyane. Ntabwo abantu bose bari kuvuga Imana ariko ari abayo. Ntabwo abantu bose bari kwigisha amatorero yose ntabwo ariko ari ay'Imana, ntabwo ari aya Kristo. Hari amatorero ya sekibi, hari amatorero y'umwijima. Ayo matorero ariho kandi aravuga Imana, agahamagara abayoboke rwose, ugasanga abantu bayobotse ariko batavuga Imana y'ukuri. Nibyo ibi ngibi rero bya cya gikoko cya mbere. Ubwo iki gikoko kije nk'intama ariko kikavuga nk'inzoka, kiza kiyoberekanyije, mbese abantu bakabona ubutama bwacyo bakagira ngo ni ikimarayika, naho kumbe kifitemo ubumara, ariko kandi kije no kubyutsa ibya cya gikoko cya mbere, kuko byasaga n'ibitangiye kugenza make. Harimo ababyanze nyine baravuga bati oya turabyanze, abo bagahabwa ijambo nabo bakavuga. Mu gihe kigiye kuza, n'ukuri ndababwira mpanura noneho, mu gihe kigiye kuza ibi bintu bya homosexuality bigiye kuza itegeko rikomeye cyane. Usange ndetse no kujya nk'uko bavugaga nko muri za korona, bati umuntu udafashe urukingo no kujya ku isoko bizaba bigoye. Ngibi bintu rero bigiye kutugora cyane. Aha niho hantu rero dusabwa twebwe aba Kristo, haleluya, ubwiyumanganye n'ukwemera. Ibi bihe bigiye kuzabaho. Bakubwira bati niba ukeneye serivisi nziza iyi n'iyi, uragomba kuba ufite ikimenyetso cya homosexuality cyangwa se icya shitani, mbese cy'ibyaha. Kuko iyo babigira nk'ikintu cyiza, uba usanga ari ikintu cyitwa ko kigirira abantu umumaro. Ibi rero bikaba bitandukanye na biriya bintu bya korona ubwo twari twatewe, kuko iki gikoko, reka twumvikane aho gitandukaniye n'ibi bya coronavirus, ya miti twitezaga inkingo, ntabwo ari bimwe rwose, ntabwo ari bimwe. Kuko iki ngiki ngo cyaje kibwira abantu gutuka Imana. None se coronavirus twigeze tujya guterwa urukingo rwo gutuka Imana? Oya, ngewe ntarwo nahawe, ko nahawe inkingo 3 za coronavirus. Nicyo najishatse kuvuga, ni ntabwo nahawe urwo gutuka Imana. Nahawe inkingo za coronavirus 3, kandi mu gihe nazihawe nakomeje kuvuga ijambo ry'Imana. N'uyu munsi sindarihagarika, sindabura n'ibisobanuro. Yewe twageze no mu gitabo cy'ibyahishuwe twaratewe izo nkingo za coronavirus. Bivuga iki? Ntabwo twatewe urushinge rwo gutuka Imana.
Haleluya, abantu bajye bumva neza. Hari abantu rero bafite inyigisho z'ubuyobe bagenda bararura abantu bababwira ibijyanye n'ubukiringitwa bw'amatwi yabo, ngo ngewe ntabwo ziteza urushinge ngo rwa coronavirus wiziranye ngo nyine ngo kubera ko ngo ariyo ngo umubare 666 ntabwo ari byo rwose. Ngewe uyu mubare ntabwo wangezeho kandi urukingo narawuruhawe. Ndi kuvuga Imana, ndi kuvuga Yezu, maze na nyuma maze kuruhabwa reka mbabwire indi nkuru. Nahise mba umuhanzi ndirimbira Yezu indirimbo nziza arishima, abantu barazikunda, maze ukavuga yuko ngewe kare ntabwo ari urukingo rwo gutuka Imana, oya, ahubwo ni urukingo rwo kugira ngo iyo ndwara itatugiraho ubukana. Kandi ni ukuri bavandimwe, umuntu utabona ngo ashimire Imana ko yavanyeho iki kintu cyari kituremereye, ni ukuri uwo muntu ntabwo yazigera avuga ko afite Imana. Ntabwo mubona ko twari dushize, ariko Imana yo mu ijuru ikadutabara. Imana yo kabyara ikaturengera. Uyu munsi tukaba coronavirus itakiri imbere yacu, nawe ikaba itagifite ubukana bukomeye, ndetse tukaba tubasha no guhura tukaramukanya, tukongera tugakora amanama, akazi, ubuzima bwarongeye, kiliziya zirafungurwa, turasenga uko bikwiye. Yezu we, ariko kuki abantu batabona iby'Imana ikora? Kuki abantu badashima iby'Imana ikora koko? Ngo ruya rukingo ngo ni urwo gutuka Imana. Reka ntabwo, niba rwari urwo gutuka Imana ntabwo byadufashe. Kandi ngiye narababwiye bavandimwe, nimureke turuhabwe, ntabwo ubumara bw'ikibi buzatugeraho. Kandi koko ntabwo buzatugeraho mu izina rya Yezu. Twakomeje gukorera Imana, twakomeje, oya nitubeho ahubwo tuyikorere cyane. Ahubwo rero dore akaga kariho kuri ubu ngubu, iki gihe kigiye kuza ndahanuye. Haleluya, mbabwire, ntabwo bizajya byoroha kugenda, ntibizajya byoroha kubona serivisi zoroshye, amaresitora, ibiki byose, utemera icyo kintu cya homosexuality. Za kiliziya zigiye gutangira kugira ibibazo byinshi. Wenda ntabwo ari mu Rwanda, sindi kuvuga ibyo mu Rwanda, ariko icyo ndi kuvuga kizaba cyangwa kiriho cyaratangiye hirya no hino, aho umuntu ajya gusaba serivisi yaba atemera ibyo bya homosexuality, n'inkunga barazifunga da. Pati yego twari kuzagufasha, ariko rero niba utemera ibi ngibi, none se abafasha ko ari abo ngabo ukaba utemera gukora promosiyo yabo, none ndi gusaba Yezu ngo abafite za ONG aturinda abagoma, aturinda abadayimoni. Umva, tuzageraho inkunga tuzibura, abaterankunga babure. Niba nagutumira mu manama, zaba ari amanama yo gusa naho bashyigikira icyo kintu. Nubyanga nta nkunga bazaguha, bazagufungira byose. Ariko mu izina rya Yezu tuzatsinda, tuzanesha. Haleluya, nk'uko twanesheje tutaramenya ibyo bintu, ni nako tuzakomeza gutsinda. Bityo rero bayobya abatuye isi kubera ibyo bitangaza cyari cyahawe gukora mu maso y'igikoko cya mbere, kibwira abatuye isi kwimika ishusho yubahiriza cya gikoko cyari cyakomerekejwe n'inkota, none kikaba ari gitaraga. Itegeko rero rizaza ribwira abantu ngo mwimike shitani namwe. Mbese yewe ushobora kuzatanga n'amategeko batabagore nimutabagabo banyu, ariko kandi nibiriho rata naho batabivuga gutyo mu bihugu byateye imbere. Hari amakuru nabonye kuri YouTube, ni kuri YouTube, nta muntu wayampaye, batubwira yuko mu bihugu byateye imbere agaciro ka mbere gafitwe n'umwana. Niba mbeshya ubwo muzanyomoza, ariko njye nabisomye kuri YouTube. Agaciro ka mbere gafitwe n'umwana, aka kabiri gafitwe n'umugore, aka gatatu gafitwe n'imbwa, aka kane gafitwe n'umugabo. Njye nabisomye mu kumbuga nkoranyambaga, muri ikoranabuhanga nyine. Niba ari ukuri ibyo ngibyo ntago mbizi, niba atari ukuri kandi njye ndavuga ibyo nasomye, ariko niko byanditse. None iyo batangiye kumva ko imbwa irushije agaciro umugabo, ubwo mugabo uba wabaye igiki? Uko buriya mu Kinyarwanda iyo umugabo bumwise imbwa, cyari igitutsi kibi cyane ginakomeye. Ndabyibuka ko bari baratubujije, iryo jambo ntabwo aribwiraga musaza wawe naho yaba ari muto, kuko nguvuze ngo musaza wawe umutuka ngo wambwa, ubwo wabaga ngututse se. Bikaba ari ibintu bikomeye cyane. None uyu munsi imbwa zo mu bihugu byateye imbere zirarusha agaciro abagabo bo mu bihugu byateye imbere. Wenda si bose, ari wenda cyangwa se uwo wabitangaje, ariko ibyo nasomye ni ubushakashatsi we yakoze, wenda bukorera hatoya, ariko ahenshi nuko bimeze.
rero niba mugira ngo ndabeshya muzashake amafamiye y'i Burayi mubabaze mutese iyo umugabo akoze ikosa n'umugore batabarande polisi itabarande umugore ngo aricara akavuga ati ndumva ntagushaka muri iyi nzu ahamagara polisi abwira umugabo we ahamagara polisi ati polisi muze muntwarire uyu muntu umugore abwira umugabo ati sohokera mu nzu umugabo agahita agenda nta jambo rindi avuze reka rero yibeshya atera akantu k'agatambwe ngo agiye kuvuga ahura n'akaga gakomeye harya ubwo agaciro hari umuvandimwe wigeze kutuganiriza tubwira ukuntu yagiye mu bihugu byateye imbere nyine ajya muri supermarket guhaha noneho waza umuntu wari ufite imbwa umuzungukazi wari ufite imbwa rero ngo iza ishaka guhunahuna kuriya buba buhunahuna cyangwa se ziba zihunahuna ubwo ndavuga ngo buriya bubwa ubwo nanjye naba nkoze icya ziba zihunahuna zishaka kumuhunahuna asa n'uyitera umugeri supermarket yose yarahagase ibintu birakomera bahahaga bava ku murongo muzungu kazarasara ati ntabwo bishoboka ntabwo ushaka guhahira ahangaha polisi yaraje ngo mukubitiye imbwa umugeri ariko ibeshye ukubita urushyi umugabo we arigendera nk'atanabibonye ntacyo bivuze rero bavandimwe ibi bintu turi kubona mu ikoranabuhanga nabyo biri kugenda byica ibintu ugasanga abantu bari kwerekana uburyo umuntu aryamana n'imbwa cyangwa se umuntu atari wenda reka tuvuga atari gukora iyo mibonano mpuzabitsina nuko nabo baranayikora amaporono y'imbwa abaho ariko noneho bari kwerekana uburyo umuntu aryama agapfumbata imbwa cyangwa se ikaza kumupfumbata ibyo bintu rwose ndi kuvuga muzajye mubireba kuri YouTube biriho rwose kandi ugasanga birarebwa cyane ariko ibeshyo shiraho ijambo ry'Imana usanga nta bantu baza kurebera ijambo ry'Imana ni bakeya yemwe namwe bavandimwe turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru muri kugenda mudohoka ndi kubibona niyo mpamvu nindangiza iki gitabo cy'ibyahishuwe ntibizabatangaze nisubiriye kuri WhatsApp nkajya mbwira abashaka kumva abadashaka kumva twabihoreye bishoboka bite ko ngitangira gushyiraho audio yumvugaga n'abantu batari munsi ya 800 ku munsi uyu munsi urinda urangira abantu bumvise audio ari abantu 100 na 200 na 300 ese abandi barapfuye ese iri jambo nirikiryoshye ariko ndashima bo kuri WhatsApp twe turi kumwe rwose nta kibazo na kimwe niyo ninze gato barambwira bati noneho byagenze bite ariko kuri YouTube noneho najya kubona nkabona umubare w'abasubscribers ntugikura nkavuga ni rero ubwo biragaragara ko ijambo ndi kuvuga ritagikenewe nanjye ngiye kwicecekera maze mukomeze mwirebere izo mbwa ziryamye mukomeze mwirebere mbese uburyo umuntu akundana n'igitsimba none ko ari byo abantu bashaka nibyo bigezweho ariko rero bavandimwe n'akaga isi iri kugwa mu kaga twebwe abasenga turi kugenda ducika intege niba twaratangiye ngiye navuze kuri audio ntanga kuri YouTube noneho urebe noneho n'ahandi ariko iyo bavuga bati noneho uburyo rwose bwo gukora neza imibonano mpuzabitsina muzarebe ukuntu ziriya mbuga nkoranyambaga zirarebwa ukajya kureba ugasanga nko ku munsi irebwe n'abantu 20,000 mu gihe ku ijambo ry'Imana harebwe n'abantu 200 300 ubwo nanjye nuko kubera ko nitwa muri legend ubundi abandi baba bafite 40 30 hari umuvandimwe umwe no wihaye Imana yarambwiye ati rero numva mfite gahunda yo gukora inyigisho kuri YouTube ariko gutangira ku bantu 2 3 bakazagera ahubwo baba batandatu ntabwo nabishobora none se urumva uzatangira gute ngo ingene ngo buriya ngo nzareba gukuru nazaba mfite aba followers benshi ngo nkabona gutangira ndahugana ariko ntabwo ari cyo cyihutirwa nuko herega niyo yaba umwe wumva iryo jambo nawe ni umuntu buriya biranezeza niyo najira akabona abantu 10 burya nabo naba none se ni inyamaswa ni 10 n'abantu muvandimwe ariko mumenye ko iyi si iri kugana habi
ni ikigere cyo gusenga icyo gikoko ngo nuko gihabwa ububasha bwo guha ubuzima iyo shusho n'igikoko cya mbere, ku buryo iyo shusho ibasha ubwayo kuvuga maze igategeka kwica umuntu wese wanze gusenga ishusho y'igikoko. N'ibi ngibi rero bibihe bibi cyane turimo kandi birimo no kubabazwa. Ni ukuvuga ngo ishusho ubwayo ikabasha kuvuga, ni ukuvuga ngo ni cya kintu twakabaye tubona kidafite ububasha ariko kikabugira ikintu. Ubwo reka wenda mgerageze kubivuga mu yandi magambo. Ni nko kubona wenda icyo kintu, reka tuvuge twafashe urugero rwa biriya bya homosexualité, ukabona ko ni ikintu cyakabaye kitagira ububasha, ariko ukabona noneho n'ababirimo barabyishimiye bakabasha no guhagarara imbere y'abantu bakanabivuga ukabona ko icyo kintu kitakabaye kivuga. Ubundi ni ishusho ntiyakabaye ivuga, mbese byakabaye n'ikintu kiri aho gutyo nyine abantu mbese n'abantu bagaterayo utwatsi mbese batanabi, ariko noneho n'ababirimo barabyishimiye bakanavuga ngo ariko ngo kuki mutureba cyane, mwereka ngo natwe turebere mwa by'Imana, mwereka ugasanga nyine nabo banejejwe n'ibyo ngibyo bari gukora, kandi bagasaba abantu bose kuba muri ibyo ngibyo, kandi hakazabaho ibihano by'abantu batagiye muri ibyo bintu cyangwa se batashatse kugenda muri ubwo buryo. Ibyo bihano bizabaho kandi byaratangiye. Abantu bo mu bihugu byateye imbere ndatekereza ko ibyo mvuga muri kubyumva kurusha abatwebwe tukiri mu nzira y'amajyambere, ariko aya majyambere yageze hirya yongeye ku bwanjye sinyashaka. Ubwo rero abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga kugira ngo atagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. N'ibihe rero bikomereye umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga isi igenda ikoresha ubukana n'ububasha, ndetse ikanakubwira ngo niba udakoze ikintu iki n'iki kandi kitari cyiza ntabwo uzemererwa kugira gutya amashuri. Mbese ugasanga barabwira abantu bati nimwigisha abantu. Nk'ubwo mu minsi ishize numvaga abantu barimo kuvuga ko mu bihugu nyine byateye imbere toujours, niho ngewe ndeba, ngo bategetse yuko bagomba kujya religion igomba guhagarara kwigishwa. Nta religion ikigishwa, ahubwo bagomba kujya bigisha abana ku byerekeranye n'imyororokere, ariko cyane cyane bakabashishikariza ibyo ngibyo by'imibonano mpuzabitsina ku bahuje ibitsina, bakanababwira yuko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo uko ashaka kuko ariko bimeze. Ubwo ni ukuvuga ngo niba icyo kintu cyahereye mu bana batoya, ubwo nawe wahita wumva ikizakurikiraho. Iyi si uyu munsi wenda iracyari muri ya mezi 42, iyi si uyu munsi urabona ko iri kugenda igana ahantu habi, aho usanga impuhwe nazo, abana bari kugenda bigishwa ko bagomba gusuzugura ababyeyi, kuko umubyeyi ngo atagomba guhana umwana. Kera ababyeyi bahanaga abana, wenda barakabyaga, icyo cyo gukabya nanjye sinagishyigikiye, ariko noneho no kuvuga ngo umwana abeho yigenga, ayo nayo ntabwo ari amakuru meza. Wanyuza akanyafu ku mwana uri mu bihugu byateye imbere, umwana aragenda akakurega, da polisi ikaguhamagara bati noneho ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo umwana ntugishoboye kumurera turamutwaye. Bikaba ari ibibazo bikomeye. Ntabwo rero iyi si turimo uyu munsi ntabwo ari isi yoroshye. Ibi rero biragenda bikura bigana no mu buryo bwo kubaho, ugasanga abantu bazabaho muri ubwo buryo bazaba bafite amafaranga menshi, bazajya bajyaho ubushatse bagira gute, ugasanga mbese bafite facilite nyinshi abatabikora badafite. None ugasanga biri kugenda bisa naho bica intege ba bandi batabikora, ndetse bikazajya nuko bazajya bavuga bati ntabwo wemerewe kujya mu gihugu iki n'iki, ntiwemerewe kugira gutya, ntiwemerewe kugira gutya niba utari mu mubare w'abameze gutya. Ubwo rero ubu ni igihe cy'ubushishozi. Umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu. Abantu rero bagatangira bati we ni papa, basewe yewe cyakora mana, none se papa turamurya? Papa se azaza kutubwira ngo nidusenge mu ishusho ye? Reka reka. Burya rero urebera hirya ntamenya amakuru y'ibiri imbere. Twebwe rero muri Kiliziya Gatolika, ngenda ndavuga ndi umukristo gatolika rwose ubikomeyeho, ubyemera kandi ubikomeyeho.
ndavuga ko papa nta sengesho na rimwe papa yigeze ambwira ngo nimuvugeho ngo mvuge ngo papa rero ngo ndagusabye. Oya, niyo yaduhaye isengesho papa tubwira gusaba tuba dusaba Yezu, ntabwo rero dusaba papa. Ubwo rero abantu bavuga ngo ni papa, baba we, abo bantu barayobye, ahubwo baba bashaka kuyobya itorero ry'Imana ari ryo kiliziya. Uyu mubare rero ubu ni igihe cy'ubushishozi. Umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu. Haleluya. Uwo mubare uranga igikoko rero ni ikibi, kandi abakora ibizira byose abo ngo ntabwo bazinjira mu bwami bw'ijuru. Iryo zina ry'umuntu rero ntabwo ari umuntu runaka, kuvuga ngo amperere ngo Kayizari Nerone niwe nkunda kuvuga cyane ko ari we ngo Napoleon. Ntabwo ari ibyo. Niba ari Napoleon uko biri kose bavuga uti byararangiye, ntabwo ari ibyo rero. Ahubwo iyo bavuga ngo ubu ni igihe, ubu rero ni igihe cy'ubushishozi, ntabwo ari kuvuga ngo icyo gihe rero cyari igihe cy'ubushishozi. Ubu right now, ubu mbese it is present, ntabwo ari future. Ubu mbese ubu tuvugana ni igihe cy'ubushishozi, ntabwo ari ejo rero hazaba ari igihe cy'ubushishozi. Ntabwo ari kuvuga ngo icyo gihe rero cyari igihe cy'ubushishozi. Ubu tuvugana ni igihe cy'ubushishozi. Umuntu ashishoze, umenya aho ujya, umenya abo mugendana, umenya abo muvugana, umenya amagambo uvuga. Yewe nugira amahirwe Imana ikugabanyiriza ingendo, Imana ikugabanyiriza inshuti z'umuvumo, iguha inshuti z'umugisha. Ubu ni igihe cyo gushishoza, ugashishoza aho ugiye, ugashishoza abo muvugana, ugashishoza inshuti muri kumwe, kubera yuko uyu mubare w'izina ry'umuntu ntabwo ari umuntu runaka. Reka nkubwire rero, iri zina ry'umuntu rishobora kuba ari n'umuntu w'inshuti yawe kurusha uko ari uwanjye. Ntabwo ari umuntu witwa runaka. Iri zina ry'umuntu uhanye n'umubare w'izina ry'umuntu, ashobora kuba ari runaka ukubereye ikigusha iruhande rwawe, ashobora kuba ari runaka umbereye ikigusha. Ariko uwo nguwo wese uko yakwitwa kose, uko yaba afite izina kose, uwo nguwo yitwa nyamurwanya Kristo. Nguwo nyamurwanya Kristo. Uwo nyamurwanya Kristo rero iruhande rwanjye ashobora kuba ari runaka, iruhande rwa akaba runaka, muri kariya gace akaba ari runaka. Mbese iryo zina ry'uwo muntu ni irya nyamurwanya Kristo, ni irya Sekibi, niwe umukoresha, ni nawe umwoshya gukora ibyo akora, ni nawe shefu we. Uwo mubare ni 666, ni 6 zishoreranye. Abantu rero bagatekereza ko 666 ngo ari umubare w'igikoko. Ntabwo ari umubare w'igikoko kurusha uko ari umubare wa nyamurwanya Kristo. Nyamurwanya Kristo uzaza yambaye isuri iyo ari yo yose kugira ngo akugushe. Azaza ahagaze muri abo ngabo se kurura kujyana mu mibonano mpuzabitsina, kubahuje ibitsina, cyangwa se akakujyana mu mibonano mpuzabitsina nabo wenda mu koko mudahuje ibitsina, ariko kandi imibonano mpuzabitsina yose ikaba ari icyaha kuba yikoze bitemewe. Bitemewe ni ukuvuga iki? Abatarashyingiranwa cyangwa se abatarabiherewe uburenganzira na kiliziya. Ubu ni igihe cy'ubushishozi. Urashishoza uwo muntu uri iruhande rwawe, urareba inshuti mbere y'uko ugira inshuti za zindi twita ibigare. Urarebe, ese iki kigare kiranjyana hehe? Ese aba bantu turi kumwe baranganiriza iki? Ese ubu ngubu aba bantu baranshakaho iki? Naho ngaho tugomba kurebera muvandimwe. Muvandimwe wanjye nkunda, nyamurwanya Kristo ariho, ari gukora kandi cyane. Igihe cye kigenda gikura, ashobora kuzatugeza hahandi ujya guhaha ugasanga ibintu byose bifite ibyo bimenyetso utazi. Hari abantu numvise bavuga ngo inyanya, ngo turya amasosi tomate, ibintu byose ngo biri guturuka ikuzimu. Ngo hari abantu ngo barara bapakira amakamyo, ubundi bugacya mu gitondo bapakurira mu isi tugahaha. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba kuko nta komande natanzeyo. Ariko uyu mubare wa 666 uriho rwose. Uyu mubare ukaba uvuga abanyamurwanya Kristo,
abakorana na shitani. Kandi abakorana na shitani nubarebere handi ngo ni babandi basenga nyabingi, ngo ni babandi ngo basengera mu barungire kari kasibo bonyine. N'uwo muntu kuri ruhande wirwa gukura uwo munyamahanga uri ruhande rwawe, wirwa gukwega gushuka kujyana mu kibi, n'uwo mwashakanye ashobora kukubera nyamurwanya Kristo iruhande. Niba akuri ruhande akagutera ibyaha, wamubwira uti dusenga ati reka, ugasanga umugabo yirwa asenga umugore adashobora no kureba isengesho aho riri, ugasanga umugore yirwa asenga umugabo adashaka no kumufasha, ugasanga umwe muri bo arasenga undi aramurwanya rwose. Uwo nguwo afite icyo cya kimenyetso, afite izina rituka Imana kuko adashaka ibikorwa by'Imana kuri wowe. Kandi twongere twibukiranye ko gutuka Imana ntabwo ari ukuvuga ngo Mana ngo urakarindagira. Oya, gutuka Imana ni ugukora ibikorwa biyibabaza, ni ugukora ibikorwa biyitesha agaciro, ni ugukora ibikorwa bigushyira kure yayo. ubu rututse Imana rwose. ubu ufite izina rituka Imana, niba uhorana umushiha, ugahorana intambara mu mutima wawe, ugahora uri umuntu ugoye abandi, ubu ufite izina rituka Imana. Kwizina kwisi bashobora kuba barakwise izina wenda ryiza rijyane ku Mana, ariko mu buryo bw'ubuzima bwawe imbere y'Imana ufite izina rituka Imana kuko ibikorwa byawe ni iby'umwijima. Abantu rero bahora bavuga ngo koko ngo cya kimenyetso kigiye kumanuka. Cyamanutse kera. Kuko ibi ngibi ndi kuvuga uzabibona hirya no hino ku isi. Aba banyamurwanya Kristo bari hirya no hino ku isi. Abo ngabo babandi barangwa n'ingeso mbi tuzagenda tubabona mu gihe kigiye kuza. Muri chapitre zikurikiyeho tuzababona abanyamurwanya Kristo, turebe nibibaranga, turebe n'ukuntu bameze muri iyi si y'uyu munsi. Uzasanga rero iki kimenyetso kiriho rwose, ahubwo kinakora kuva kera. Abantu benshi rero bavuga ngo nyamurwanya Kristo ngo umubare ngo 6 ngo ugiye kuza, ngo ubwo icyo gihe rero ngo abantu bazahangayika. Ubu tuvuge ko wenda reka tukite ko kizaza. Ubu no kuvuga ko umuriro ufunze kubera ko kitaramanuka. Umuriro urahari kandi urafunguye, ahubwo uri kumira benshi. Bikira Mariya yaravuze ati mu mabonekerwa anyuranye ngo musabire isi, ngo kuko abantu bajya mu ijuru ngo ni nk'agatonyanga, ngo ariko abajya mu muriro ngo mbese yewe ni benshi ku munsi. Musabire isi rero. None se reka tuvuge ko wa mubare wenda utaramanuka da, ubwo abantu ntabwo bari kurimbuka. Banyamurwanya Kristo se urumva bataraje? Antikristo umva atari gukora, ari kujyana benshi mu kuzimu mu kurimbuka. Ngicyo cya kimenyetso rero. Nuririrwa ugishakira hakurya ngo bazacyandika ku muntu, niba bazanakimwandikaho ibyo ntago bindeba. Ikiri cyo nuko umuntu wari we wese uzemera kugenda ko se kibi bishaka izamushyiraho ikimenyetso. Ikimenyetso kandi wikirebera kuri kashe kurusha ko inangira umutima wawe, ukaba ari umuntu uba udashobora kwihana bibaho. Ugasanga nk'umuntu w'umugabo yibera mu busambanyi cyangwa se umugore yibera mu bujura, mbese ugasanga abantu bibera mu kibi ubuziraherezo. Nyamurwanya Kristo aba yaragucakiye. Muvandimwe mwiza, nyamurwanya Kristo aba yaragufashe rwose. Cya kimenyetso uba ugifite, kuko abagifite bose ntabwo umugabane wabo ntabwo uri mu gitabo cy'ubugingo. Abatanditse mu gitabo cy'ubugingo mu yandi magambo, abatari kwandikisha ibikorwa byabo, abataranditswe mu gitabo cy'ubugingo bafite cya kimenyetso. Ntushakire kure rero. Urasanga rero abantu barangwa n'inabi, abantu barangwa n'ibibi, abantu baturi hafi mu kibi si benshi. Abo rero bafite cya kimenyetso. Nubireba gutyo uraza gusanga ahubwo abantu duturanye, abo tugenda nabo duhura nabo baragifite. Usanga mu makartier abantu bo muri iki gihe usanga bavuga bati rwose ubujura, abajura bajengereje abantu, kandi waragize ngo cya kimenyetso nikiramanuka. None se abo bajura barakoresha iki? Uwo mutima winangiye, uwo mutima wuzuye ikibi, uba ufite icyo kimenyetso cya 666 666. Muvandimwe, kanguka. Ubu ni igihe cy'ubushishozi. Umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga iki gikoko. Umunyabwenge ninde? Ni wowe, kubera ko wamaze kumenya yuko cya gikoko kiri gukoresha uburiganya. Cyaje kimeze nk'intama ariko kivuga nk'ikiyoka.
gifite kwigaragaza neza ariko kigamije kukumira bunguri. Kiraza umunyabwenge we, menya ko ugomba gushishoza ukamenya gurupe ugendana nazo. Ibyo bigare bikujyana mu bibi wabiretse. Ko hari ukuntu wenda umwe muri bo ashobora kujya kuri cya karota ngo afite cya kimenyetso yabivuga ngo wewe ngo runaka ngo yarose ngo cya kimenyetso ukumva ko kiri kure, ariko nyamara cya kimenyetso se niki? Nubwo buraya, nubwo bujura, nubwo busambanyi bw'indenga kamere, nubwo butumvikana, nayo macakubiri, nayo makimbirane ari mu miryango, cya kimenyetso wishakira hakurya, wishakira kure. Ndetse nunakireba gutyo uraza gusanga abuzi bihaye Imana bagira umushiha ni benshi. Abantu bihaye Imana abanyabwenge, muri aba banyabwenge musobanukirwe. Muravuga ngo birangwa n'ibyo abantu bisi, mbere abantu bisi ngo uyu munsi ngo abagore bo ngo basigaye ngo barataye abagabo, naho wowe wihaye Imana ni byiza ntacyo bitwaye. Ariko se kuko ubu Yesu aje mu bajya mu ijuru yakujyana ngo nuko wihaye Imana, umunyabwenge rero urasobanukirwe n'umubare uranga iki gikoko. Uyu mubare nubwo witwa gutya, ariko iki ni ikimenyetso cy'abantu bose bafite izina rituka Imana, kandi twamaze kumenya gutuka Imana icyo ari cyo ni ugukora ibihabanye no gushaka kwayo. Muvandimwe wanjye nkunda, uraba umunyabwenge, urasobanukirwe ikiri ijambo rivuga, wikomeza kwihisha inyuma y'ubutagatifu butariho. Oya, emera ko uri umunyabyaha, ubwire Yesu ngo mbabarira, reka kuyoboka inzira z'ikibi, egukira Imana, ureke kwiyoborera. Gira amahoro ya Kristo, kandi uzibukire, urekeraho gucumura ukundi, uzibukire ikibi kugira ngo usatire icyiza. Imana iguhe umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze.